Mbanje kubashimira abakozi ba Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose nkomeza kubifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nkuko mumaze kwimenyera ni Pilot Rwanda yende bagezaho amakuru menshi aba agiye atandukanye, amakuru mashya, amakuru abayibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi yose abagenda caracara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tutabatindiye amakuru tugezeho na amakuru ababaje cyane, na amakuru ababaje aho umwana w'umukobwa w'imyaka 31 yagiye mu buvumo mu karere ka Rwamagana Asenga atarya atanywa nta kintu na kimwe afashe bikarinda kumuviramo urupfu agapfa nyuma yo kumara icyumweru muri ubwo buvumo asenga gusa atuzwe n'amasengesho atarya atanywa. Iyi nkuru nete kubagezaho ku buryo burambuye. Ese byagenze bite? Ese kuri uyu mukobwa ibintu byose byagenze bite ku buryo burambuye? Umukobwa witwa Ukuyemuye Jeannette wari ufite imyaka 31 y'amavuko wari waturutse mu mujyi wa Kigali yasanzwe mu buvumo mu murenge wa Gahengeri ho mu karere ka Rwamagana yapfiriyemo nyuma yo kumaramo icyumweru atarya atanywa ahubwo asenga gusa. Umurambo w'uyu mukobwa wabonetse kuri uyu wa gatandatu mu mudugudu wa Samatare mu kagari ka Kagezi mu gihe kwasengera byari byarahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Amakuru yamenyekanye atanzwe n'umwe mu bagore bo mu murenge wa Nzige uherereyemo ubwo buvumo aho nyakwigendera yaraye ku wa 4 w'icyumweru gishize mbere yuko yerekeza muri ubwo buvumo. Ngo yamubwiye ko ashaka kumara icyumweru cyose asenga yinginga Imana. Ku wa 5 ngo icyumweru cyarashize undi ategereza ko wa mukobwa agaruka araheba, ahitamo kujya kumureba. Agezeyo yahasanze umurambo yapfiriyemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Gahengeri Muhinda Auguste yabwiye itangazamakuru ko ubu buvumo bari barabuhagaritse nta muntu wemerewe kuwujyamo, ariko uwo mukobwa yabaciye muri humye yinjiramo amaramo icyumweru cyose. Ati twabimenye ejo duhamagawe n'umudamu utuye Nzige, uriya mukobwa yabanje kuraramo mbere yo kujya muri ubwo buvumo. Yari yamubwiye ko azamaramo icyumweru, kirangiye niyamubona aje kureba asanga yapfuye, nibwo yatabaje inzego zose tujyayo dusanga yapfuye. Yakomeje avuga ko ku wa 6 babimenya uwo mukobwa yari amazemo icyumweru cyose atarya atanywa. Uyu muyobozi yasabye abaturage gusengera mu ngo zabo kuko nabwo Imana yabumva batarindiriye kujya mu buvumo. Ati gusenga ntabwo ari ukujya mu buvumo, Imana iri ahantu hose, umuntu wese ashobora no gusengera iwe mu rugo Imana ikamwumva. Si ngombwa ko ajya ahantu hashobora kwangiza ubuzima bwe cyane cyane nka hariya Samatare. Yakomeje avuga ko kuri ubwo buvumo bafashe icyemezo cyo kuhashyira abarinzi ku manywa na nijoro mu rwego rwo kuharinda abaturage. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Rwamagana ngo ukorerwe isuzuma mbere yuko ushyikirizwa umuryango we ngo bawushyingure. Ngira ngo murabyumva ko yari inkuru ibabaje, ni inkuru yababaje abanyarwanda bose bumvishe aya makuru aho bava bakagera, kuko ari ikintu kibabaje kubona umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ufite imyaka 31 ubwo yajyaga muri ubwo buvumo rwose akamara icyumweru ataryanywa ahubwo atuzwe n'amasengesho gusa bikaza kurangira apfuye. Tukaba tumwifurije iruhuko ridashira kandi Imana yasengaga imwumve. Ni Pilot Rwanda rero, reka dukomeze n'andi makuru. Usabwa gukanda subscribe, like na share kugira ngo amakuru nk'aya ari update utasanga handi ujye uyasanga kuri Pilot Rwanda. Reka dukomeze n'aya makuru. Mu karere ka Rusizi mu Rwanda hari umwana wakoze radio anayiha imirongo ivugiraho kuri FM. Icyakora radio ishobora kumvikana kugera ku ntera ya metero 50 uvuye aho atuye. Uwo avuga ko abonye ubushobozi yakora ibirenzaho. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Timistokle Mutijima yaramusuye maze adutegurira iyi nkuru. Umuntu ashobora kwanduza virusi biturutse mu matembabuzi, umuntu atirinze ashobora kuyandura. Iryo jwi mwumva ni rya Emmanuel Bamvuga Inyumvira, umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi. Rirumvikana hifashishijwe akaradiyo ko muri telefone ngendanwa binyuze ku murongo wa 96 n'ibice 4
na 96.5 kuri FM nk'uko bigenda ku yandi maradiyo akoresha bene ubwo buryo bw'isakazamajwi. Kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radiyo Rwanda, nkibaza ukuntu amajwi ari kuva i Kigali akayumva ari ni Nyakabuye uko biba byagenda. Noneho nange ndicara nyine ndatekereza buryo ki nange naza ncuranga yanjye nkanavugamo amajwi yanjye umuntu akaba yayumva. Kugira ngo ibi bishoboke, Bamvuga Inyumvira avuga ko atibuka neza igihe byamutwaye, ariko yatangiye yegeranya udukoresho tutakifashishwa kuva ku maradiyo yatawe kugera ku nsinga ntoya, nazo avuga ko yatoraguraga aho babaga bazitaye. Nabashije kwifashisha amajerekani n'ibikarito na telefone. Kwa kundi ugenda nk'ahantu wenda umuntu afite nk'ibitanda byagiye bitagarana mbe bracket za radio, noneho ngewe bitewe nuko nari nabitekereje mbikora uko nari nabitekereje. Ubusanzwe kugira ngo radiyo yumvikane ku ntera runaka bisaba ikoranabuhanga ry'uburyo bwo kwakira, kohereza no gusakaza amajwi hakoreshejwe ikoranabuhanga rijyana n'iminara. Aha se Bamvuga Inyumvira we yaba byifata mate. Ndabona hano ibiti birebire, igiti kimwe hejuru kiriho ibindi nka bibiri gutyo. Ibi ngibi bikora bite n'ibiki? Ntago ushobora gutekereza gukora frequency cyangwa se radio utarabanjije kubanza gutekereza gukora umunara ushobora kuzagufasha kohereza frequency yawe mu yandi maradiyo cyangwa se mu yandi matelefone. Ari nayo mpamvu rero nabashije kuba nakora uyu munara mu bushobozi bwanjye buke nari mfite. Nabashije kuba nakoresha ziriya antene urebera hejuru kugira ngo zize zifata amajwi ari kuvugirwa muri studio ziyohereze mu yandi matelefone, nushyiramo frequency ubashe kumva ibyo ndi kuvuga. Iki ni igikorwa cyatunguye kinashimisha abaturanyi be bo mu mudugudu wa Bikinga, agace k'icyaro kabarizwa mu murenge wa Nyakabuye ho muri Rusizi, ndetse bamwe iyo radiyo ye bahisemo kuyitirira uwo mudugudu wabo. Ngirintwari Maurice ni umwe muri bo. Twaratunguye cyane, twisanga turi kumva radiyo Bikinga. Radiyo turayikora tukayumva cyane nta kibazo. Tuyifata nk'ibintu byiza by'iterambere, kuko umwana nk'uriya yaramutse yashobora gukora radiyo agashyiraho umurongo wiwe udahurirwaho n'izindi radiyo ukawumva, rwose ubona biradushimisha cyane. Uretse iyi radiyo, Bamvuga Inyumvira yakoze telefone ashobora guhamagaranaho n'abantu b'iwabo mu rugo, dore ko batarara mu nzu imwe. Akora kandi n'impuruza, izi zizwi nka alarme mu ndimi z'amahanga. Uyavuga ko icyo akeneye ari ishuri ryamufasha guha ubuvumbuzi bw'umurongo bukaba bwagirira abandi akamaro. Imbogamizi y'amikoro mu muryango ariko ikaba ari ikindi kibazo gishobora gutambamira iyi ntego ye, nk'uko se umubyara yabibwiye Ijwi rya Amerika. Amikoro ntayo, kuko no mu mashuri abanza igihe cyinshi baba bamusubije imuhira kubera kubura amafaranga, igihe yigamo n'igikeya, igihe cyinshi nabo baba banamwirukanye kuko nta bushobozi mfite no nariya y'agahimbaza musyi bagenda baca ku ishuri ntayo njya mbona. Yaba ababyeyi ba Bamvuga Inyumvira ndetse n'abaturanyi bavuga ko icyizere bagiteze kuri leta ku kuba yafasha uyu mwana impano y'ubuvumbuzi ye ikaba yamugirira akamaro idasize n'igihugu. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Rwanda